nta muyobozi n'umwe utarageze ahangaha usibye nyakubahwa perezida wa repubulika n'utaragera ahangaha abandi bose barahageze birabananira naho taturengera uwiteka azaturengera murakoze. Ntabwo nazajya mu nzu y'ibyumba bibiri na salo. Amazu yanjye yarantunze maze imyaka 22 hano muri Kangondo. Abana aje mfite abana biga segonderi bane, abandi bane biga primaire ari gatoya. Abana bose barashingiwe narabashingiye mu mafaranga mbara mu mazu yanjye bariga bararangiza. Kungira ndi umukecuru imyaka 30 tugiye ku munzu y'ibyumba bibiri na salo. Ntinyagambura ntafite naho nsokera. Leta yacu batubwiye ko ari leta y'ubumwe. Ariko ikimaze kugaragara ni leta ya bamwe. Uvuga ngo ni leta y'abakire, ni leta y'abashoramari, ariko umukene n'undi uri mu nzira y'abukire uwo nta jambo afite muri kino gihugu. Iyi leta ni leta itubwira ko ari leta ikurikiza amategeko, ariko ikimaze kugaragara nuko amategeko yo mu Rwanda ni amategeko yo ku rurimi gusa, ariko mu bikorwa ntayo. Rero iyi nama yaje kudukoresha uyu munsi ni inama bakoze ku wa 4 ku itariki ya mbere, ndetse banzura yuko bagiye kuza gusenyera abaturage hano ku ngufu ngo kubera ibiza biterwa n'amatongo. Ayo matongo nibo bayateje. Ibyo biza ntabwo iyi mvura ya 2022 ariyo mvura igiye kubirusha imvura zose zabayeho. Rero ibi ngibi ni bwa buryo bw'iyi leta yacu iyo ubwayishyigikira abashoramari abaturage ikabatesha agaciro. None se nyakubahwa muyobozi utekereze ko ihohotera ritakiriho? Ni ihohotera nyine riraba ririho. None se utekereje ko nyakurwana na leta kandi ari papa? Ubwo nyine ni papa uraburi kunika. Nimba igeze muri miliyoni 40 nibazane miliyoni 40 cyo twicare ku meza tuganire mbabwira ibyo nshaka. Inzu za Nyagasambu zirari zigura miliyoni 15 z'amakadasiteri nagira ngatuzamo abana bacu kabatuza bakamera neza. Ese abana babo ko biga muri za green twebwe abacu bakwiga hano muri ketchup tuzahurira he? Barashaka noneho okay nibanyimure nabi. Ntabwo nakwigomeka ku buryo bw'inyungu rusange, ariko nibamwe ingurane ikwiye kandi mu mafaranga, kuko nyakubahwa uriya mahano nakoresheje expertise yabo nagiye hejuru ya miliyoni 100. Ubwo rero miliyoni 100 bazimpaye narushaho gutera imbere, ariko unjyanye hari mu Busanza ubu mfobeje hasi kuryo ntabasha no kuzamuka. Ariko nashize nahaguze miliyoni 25 ntaravugurura. Maze kwavugurura hafashe nka miliyoni 60. Bagiye kumva bampa miliyoni 40, umugena agaciro wanjye ampa miliyoni 80, ariko bagiye kumva bampa miliyoni 16. Turi abantu bashyizwe mu kato twizina Bannyahe bakora ibinyamakuru bazana igihe nakibonye kigenda gifotora mu bishanga pyo ngiyo ahantu ho guturwa ntibahafotora, bafata amafoto bakajya mu gishanga pyo ngiyo. Ibintu byavuye Nyabisindu, ibyavuye muri Juru n'umudugudu w'abakire duturanye, ibyavuye Nyarutarama mu Gahinga, ibyavuye Kibagabaga, byose bakabyitirira Bannyahe kugira ngo dukorerwe ubugome. Nkanjye Shikama Jean Dodier nta wigeze afotora iwanjye, uhageze ntabwo wahagereranya n'ibintu nabonye ku gihe. Turi abantu bashyizwe mu kato ukagaragaza ko ari agace katemerewe kuba mu bandi bantu. Twe turi abantu batagomba kuba mu bandi bantu. Umushinga wa hano turabizi neza ko umushoramari yabaha amafaranga barayabahaye barayarya uko wayarenze ubitubaza, ariko turabizi urumva barashaka kujya kudutsindagira mwari amazu. Ari amazu yabo ubwo yavuga ngo ni inzu ngo zifite agaciro. Iriya nzarata miliyoni 14,200 chamburete twoherejeho mugena agaciro yahe agaciro ka miliyoni 2.5 yayishyizemo amakaro, ashyiramo igipanda sigirange akora finisage nziza, ashyiramo inzugi zitari ziriya mbaho, ariko hatubana miliyoni 14,200 kubera iki? Kubera ko bayibye. Ibyo uvuze igipanda amakaro n'iki birimo? Nta birimo. Nukuvuga ngo bo babiduhari bayishyize hari ari ibitafari gusa, kandi bajya no kuzubaka ndajyamba bwe nta twiye twumvikana nabo. Ntabwo twigeze tubabwira ngo baduhe ingurane ikwiye mu mazu. Nukuvuga ngo rero be kutuyoboza igitugu n'agahato. Turi abaturage. Iki gihugu
ngewe nkimaze nk'imyaka 47 ni ukuvuga ngo kuva 94 kugeza uyu munsi amateka y'iki gihugu ndayazi. Ni ukuvuga ngo rero be kudufata nk'abaturage binjishi batagira ubwenge baze baza badukubite ibintu hejuru bumve ngo turabyemeye. Cyakora birashoboka ko ahangaha ariho impinduka zishobora kubonekera, kuko nta buryo waje ufata umuturage ngo uze uhamirize mu mutungo we yaruhibyunzwe nurangiza ugabira umushoramari. Iko ni agasuzuguro. Be kudusuzugura rero turabizi neza umuntu ashobora gupfa, bashobora kumwica, ashobora kumucecekesha, ariko twebwe ntabwo tukize guceceka imyaka ibaye 6. Ikibazo cya Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro ya mbere hamenyerewe nka Bannyahe na Rw'impyisi gikomeje kubura umuti nubwo uteganywa n'amategeko abategetsi bakomeje kuwirengagiza. Ni umuti witwa ingurane ikwiye yumvikanyweho. Inzego z'ubutegetsi zikomeje gupfobya bikabije aho aba baturage batuye, haba mu buryo bw'imiturire, haba mu buryo bw'agaciro k'amazu n'imitungo yabo, haba mu igenagaciro ubwo birumvikana, ndetse haba no mu gace batuyemo n'ibindi byinshi. Izi nzego z'ubutegetsi ni nako zifashisha bimwe mu bitangazamakuru byemeye kujya mu mujyi umwe wo kuvuganira abarenganya abaturage ba Kangondo na Kibiraro. Duherutse kubasogongeza ku mashusho ku isura muterekwa, isura itagaragazwa y'inyubako zisobanutse kandi zihenze zo muri kariya gace kagiye gusenywa. Ubwo noneho tugarutse tuzibereka mu buryo burambuye kandi tunabagezaho ibitangazwa na bamwe mu bakorewe igenagaciro ripfobeje. Benshi mu bafite imitungo iremereye kandi ihenze ntibigeze bagana inkiko kuko bamwe bizeye ko leta izashyira mu gaciro ikabaha ingurane nyayo ihamye kandi ikwiye. None nabo birangiye bagiye kurimbura urwo babonye. Si inyubako zonyine zigaragaza ko harimo ikindi kibazo kitavugwaho, ibyo kwitwa ko batuye ahantu hari imyuzure nta migezi hariya, icyo kuvuga ko bari ahantu imvura izabahirika. Benshi ntabwo bari mu gishanga ahubwo bari ahantu hitaruye habasha kubakwa. Ikindi kandi igishushanyo mbonera kigaragaza ko kiriya gice kiri mu miturire, ntabwo ari igice kiri mu manegeka. Tutarondogoye reka tubahe ikaze ibindi mwihera amaso. Abatuye muri tumwe mu duce twa Nyarutarama mu mujyi wa Kigali baravuga ko batiteguye kuva mu butaka bwabo mu gihe basabwa n'umujyi wa Kigali mu kubwimukamo. Umujyi wa Kigali uvuga ko wimura aba bantu mu rwego kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ndetse no gutuza abaturage hatabashyira mu kaga. Umujyi wa Kigali uvuga kandi ko abaturage bagomba kwimukira mu mazu bubakiwe ahitwa mu Busanza mu gihe abaturage bamwe basaba guhabwa ingurane y'amafaranga. Hari igice cy'abaturage bemeye kwimukira mu mazu bubakiwe, ariko abandi bakavuga ko amazu basabwa kujyamo atanganya agaciro n'imitungo basabwa kwimukamo. Ni inkuru mwateguriwe na Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo gisaba abaturage kwimuka cyafashwe kubera inyungu z'igishushanyo mbonera. Uyu mujyi uvuga ko uwimutse agomba guhabwa ingurane y'imwe mu nzu zubatswe mu buryo bw'amagorofa mu gace ka Busanza mu karere ka Kicukiro. Bamwe mu baturage bemeye kwimuka ubu bakaba barageze mu mazu mashya, ariko hari n'abandi badakozwa ibyo kwimuka. Ese bo banenga iki aya mazu bahabwa? Inzu ni iyanjye, ureba aho haruguru bambariye miliyoni 16, kandi ngewe iyo nkurikije amafaranga igena agaciro amafaranga nari maze kuhapoteza nsanga ari muri miliyoni 50 na zingahe. Umugena agaciro wanjye aje ampa miliyoni 80. Amaze kumpa miliyoni 80 igena agaciro narisubije ku karere ntibigeze bongera kugira ute kunsubiza. Ngewe mfite umuvandimwe uba hano tuvukana, afite imiryango 8 n'inzu abamo ibyumba 3 na salo. Abana akabona aho bajyama, nawe akagira ubwisanzure mu cyumba cye, akagira n'inzu zimwinjiriza kuko ku kwezi ataburi 200 yakwinjiza kugira ngo ubuzima bwe bukomeje. Yagurishije iwabo aho yavuye, aza kurundarunda ahatuma abaho. Uramufashe uramujyanye mu Busanza mu nzu y'icyumba na salo, nazabona hajyamisha abana
nazabonaho umuvandimwe naza kumusura azaryama. Ntabwo ari abafite imitungo gusa bavuga ko babangamiwe n'itegeko ribasaba kwimuka. Aka ni agace kari gatuwe n'abafite amikoro makeya ku buryo byorohera abashaka amazu yo gukodesha atabahenze. Ikibazo dufite ni ukuntu twiyatanze amafaranga tukaba tugiye gusohorwa tutazi niyo twerekera, kandi nkanjye mfite abana 6. Rero dufite impungenge y'aho turi bwerekere. Nk'ubu nanjye ahantu nabaga nari maze kwishyura nyirinzu amezi 2. Ubwo rero amakuru mfite bari kumbwira ngo ninsohokemo ngende. Ubu rero nanjye byambereye inshoberamahanga y'ahantu nshobora kujya nsizemo n'amafaranga yanjye. Bamwe mu baturage bataremera kwimuka bavuga ko batarwanya icyemezo cy'ubutegetsi mu gihe cyaba kigamije koko inyungu rusange, gusa imvugo yabo yumvikanamo gushidikanya ku kigenderewe. None rero umushoramari areba Kibagabaga, areba Agaciro, yareba na Nyarutarama, yareba hano Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro, akabona niho honyine hasigaye ibibanza, akabona ni heza, agashaka kugira ngo ashoremo umutungo we, ariko twebwe dupyinagaje. Icyo rero nicyo kintu tutari gushaka. Ntago twigomeka, icyo tudashaka ni uburyo batwimuramo. Kubahiriza igishushanyo mbonera ndetse no gucunga neza ubutaka butoya umujyi wicayeho ngo nicyo cyatumye umujyi wa Kigali ufata icyemezo cyo kwimura aba baturage. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa ejo ubwo yumvikaniraga kuri televiziyo y'igihugu: dufite indi miryango 267 iri ku buso butari ubwabo. Dufite UPI yawe, ariko inyuma mu gikari washyizemo undi muryango ugurisha umuntu. Muri kuri UPI imwe muri abantu 2. Harimo abashaka kwimuka ku nyungu rusange, harimo abashaka kwimuka kubera ko bagomba gutuzwa heza, kabone nubwo bari badafite n'ibyangombwa. Umujyi wa Kigali uvuga ko amazu umaze kuzuza mu Busanza akaba 1500, akaba yaruzuye atwaye akayabo ka miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Umujyi uvuga ko imiryango yari ku butaka bugomba kwimurwa abaturage ikaba 1500, mu gihe abaturage bo bavuga isaga 2000. Muri aba abasaga gato 600 bamaze kwemera kwimukira mu Busanza, naho igice kinini kikaba kigizwe n'abataremera kuhava barimo 117 batanze ibirego mu nkiko. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Mu gushaka kumenya ku buryo burambuye icyo leta y'u Rwanda ivuga kuri kino kibazo, twanavuganye n'umuvugizi wayo wungirije Alain Mukurarinda. Amazu muri Kangondo, amazu ari muri Kibiraro, amashusho arahari, n'amazu yandi bagomba kwimukiramo yubatswe arahari. Niba inzu yubakishije amatafari, inzu igeretse, inzu isakaye, inzu ifite imihanda, ibitaro, amavuriro, amashuri n'ibiki byose, n'ahandi hantu umuntu umwe wimutse akubwira ati imvura yarayiguye ntabwo naraye impagaze kuko natinyaga ko amazi yinjira mu nzu, n'ahandi hantu imvura iguye n'amazi yose atabona haca n'ay'imyanda akazamuka. Ibyo bintu abantu bajya babisobanura neza, kuvuga amazu n'amazu. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, imibare irahari mu mujyi wa Kigali ntabwo ari ibanga. Niba hari ahantu hatuye abantu 1000, imiryango 1468, tukaba dufitemo imiryango hafi 73 yari hafi mu gishanga. Bivuze ngo abantu bundi batuye mu gishanga nta nubwo baba bafite ibyangombwa by'ubutaka ko ntawe ugihabwa. Tukaba dufitemo imiryango 467. Ahangaha hari itasubiza ikibazo warumbajije, bari batuye mu nzu iri munsi ya metero kare 10, ni imiryango 467. Tukaba dufitemo imiryango 267 yitwa ngo irahetswe. Reka tubisobanure mu magambo make. Iyo umuntu ahetswe ni ukuvuga ngo umuntu afite icyangombwa cy'umutungo, afitemo inzu yubatse, arangije afata agace kamwe akagurisha umuntu umwe, akandi akagurisha umuntu umwe mu kibanza cye, ariko uwo muntu umwe bagurishije we nta cyangombwa yabonye. Bivuze ngo dufite inzu ifite icyangombwa harimo n'andi mazu 2-3. Bivuze ngo abo ngabo bahetswe ubundi ntibakagombye no kubona ingurane kuko nta butaka bagira ofisiyeloma cyangwa mu maso ya leta, ariko nabo bahawe amazu. None se ayo mazu mashya barimo guhabwa araruta iyo mwavugaga iri munsi ya metero kare 10? Niho naringeze, arayiruta. Icyo ngicyo rwose gisobanuke. Hanyuma abantu bahabwa amazu mu byiciro. 70% by'abantu batuye hariya bafite amazu afite agaciro kangana na miliyoni 10 no munsi ya miliyoni 10. Noneho leta inzu ya make yatanze ni miliyoni 11 mu cyiciro cya mbere. Uyu munsi zigiye kugibwamo miliyoni 19.
bivuze ngo nta n'umuntu ushobora gutinyuka kuvuga yuko yahawe inzu ifite agaciro kari munsi y'aho yari afite muri Kibiraro no muri Kangondo. None se kuki bano bashaka ingurane y'amafaranga leta itayibaha? Reka ngusomere iri tegeko ndanarisoma ko ryanditse kugira ngo impaka ziveho. Bavuga mu ngingo ya 35 yuko indishyi ikwiye ishobora ku amafaranga y'u Rwanda cyangwa ubundi buryo bwumvikanyweho hagati y'uwimura n'uwimurwa. Ntabwo rero ingurane ikwiye igomba kuba gusa amafaranga. Itegeko rirasobanutse. Kumvikana n'iki? Ni ukuvuga impande zimwe ziricara bakabanza bakareba igenagaciro, noneho uruhande rumwe rukagira icyo rutanga kugira ngo n'urundi rugira icyo rutanga noneho bacyumvikaneho. Leta y'u Rwanda yatanze iki? Leta y'u Rwanda yatanze ubutaka ibwubakaho amazu ajyanye n'igihe tugezemo, irangize ishyiraho ibikorwa remezo. Wowe ku ruhande uratanga iki kugira ngo ushake gutegeka ngo urabona amafaranga atari nako itegeko ribivuga? Abantu bajye basobanura neza kuko yarakwirakwiye ahantu hose bavuga ngo ingurane ikwiye ni amafaranga. Itegeko maze kuri gusobanurira iyo abantu batumvikanye bigenda gute bijya mu rukiko. Amategeko avuga iki bamwe muri bano bantu baramutse banze kujya aho hantu leta ibohereza bakaguma aho bari? Nagira ngo ngusomere ingingo ya 3 nanone uyu munsi turasoma kugira ngo abantu basobanukirwe hatagira ngo n'amagambo yacu dukoresha. Ingingo ya 3 y'iryo tegeko rya expropriation biti leta niyo yonyine ishobora gutegeka kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo leta izagera itegeke uwigometse uwanze ubwo azaba yigometse. Kwigomeka bihanwa n'igitabo cy'amategeko ahana mu Rwanda. Alain Mukurarinda. Iyi nama ikorewe ahangaha n'umuyobozi w'akarere ese itanze icyo gisubizo ku bibazo byawe? Ku kibazo cyanjye nta gisubizo gitanze, nta gisubizo rwose kinyuze mbonye muhanonga. Ubundi aba bantu baza hano muri Kangondo ya mbere, Kangondo ya kabiri na Kibiraro, baje ari umugambi, baje ari ibintu bujuje, ntago baje ngo batubare nk'uko babarira abandi bantu. Uri kumva nk'ubu ngubu ngiye mfite ubuso bwa 430, sibyo? Hagiramo inzu y'ibyumba 5 na korodoro na salo, nkagira annex ebyiri z'ibyumba 3 na salo, nkajyaho amashambure, nishyuza amafaranga 180 buri kwezi. Uri kumurikira ubwo ngubwo barangize baraje bambariye miliyoni 19, bagera nk'ahantu ku muntu ufite shamburete bakamumarira nka miliyoni 21. Urumva ufite ibikorwa ntabwo bamumariraga amafaranga akwiriye. Baravuga bati umuntu igera agaciro itashimishije yisubirishijemo, dusubirishamo, turabijyana tusubizayo. Barangije bampa inzu y'ibyumba 2 na salo ngo mu Busanza. Ngiye nkubwijije ukuri, itangazamakuru nkubwiza ukuri wa munyamakuru, ntabwo nazajya mu nzu y'ibyumba 2 na salo. Amazu yanjye yarantunze maze imyaka 22 hano muri Kangondo. Abana aje mfite abana biga segonderi 4, abandi 4 biga primaire ari batoya. Abana bose barashingiwe, narabashingiye mu mafaranga mbara mu mazu yanjye, bariga bararangiza. Kungira ndi umukecuru imyaka 30 tugiye kumunzi ibyumba 2 na salo, ntinyagambura ntafite naho nsokera. Ibyiza ahubwo mubabwire ku wa mbere ahubwo bazaze basenya babivaneho, batubwira aho tujya kuba. Nta kundi ntabwo najya mu Busanza, ibyo ndabikurahiriye rwose. Ubu nabibabwire ko nazajya mu Busanza kandi nabibabwire. Ibi ni ugusuzugura abantu, basuzugura abantu kiremwa muntu Imana yaremye bakatugira gutya. Uzi ko umuntu ashaka umutungo, uzi kubaka inzu, ufite abantu 8 ubiga, ukubaka ukarangiza, bakiga bakarangiza mu mitungo yawe, umuntu akaza kubwira ngo bagiye guhinza ibyumba 2 na salo. Ese umugabo wibakira undi mugabo? Ese undi batugendera kubera iki? Twe twumvikaniye twebwe. Inama njyanama y'Umurenge batubwiye ko umuntu uzemera ingurane ikwiye mu mafaranga bazayamu, uwemeye inzu bakayima. Niba ntashaka inzu banjyana ku ngufu kubera ngiye se ndi ingororwa, ndi umugororwa ko umugororwa ari bavana imageragere bakamujyana igitaramo uko bashatse. Ntabwo ibyo ari ngiye nta n'ikintu mfite cyo kuvuga mugabo wa munyamakuru wimbaza byihoragarinda n'igikora kuva mu gitondo sinariye kandi nateze sinariye kubera ibyo uriya mudamu w'ishyari yavuga. Uriya se yavuga ati ubuse yaraje kutubwira ngo ni itegeko ryo kunyimura. Nese igihugu cy'u Rwanda ntabwo kigendera ku mategeko. Iminsi 120 ntiyashize batubariye tubaze imyaka 6. Murakoze cyane. Iyo muvugana mutuvugire, yamuvugira abantu mubavugira ariko turarenganye. Kangondo ya mbere ya kabiri na Kibiraro turarenganye. Kibiraro ya mbere barayishuye, uri kumva? Ntibari batuye mu kajagari, mukavuga ntibari batuye mu kajagari, ntibabishuye. Hano
kacyiru munsi ya Faisal ntibabishyuye ntibatuye mu Kajagari si muri Nyarutarama twese turaziri ahubwo batubwiye bati mwebwe mufite ikintu mwaba mwarakoze none tukimenye wenda dusabe n'imbabazi ariko baduha ingurane ikuye mu mafaranga baduha amafaranga tugiye gutura aho dushaka umunyarwanda afite gutura aho ashaka mu gihugu bitufata nka mayibo ntabwo turi mayibo cyangwa ingege mwakoze yitwa Shumbusho Jean Claude nkaba ngira ngo ngire ubutumwa ngenera umujyi wa Kigali n'akarere ka Gasabo turagira ngo tubwire akarere ka Gasabo cyangwa n'umujyi wa Kigali yuko umushoramari tumuzi umushoramari wa mbere ntabwo ari Denis ni Katari yazanye amafaranga hano ngo batwishyure amafaranga bayashyira mu mifuka barayarya barangije bajya kunyubakira inzu idashoboka inzu y'akajagari buriya kara niko kajagari ka mbere kumfata ukajya kunyubakira inzu yo hejuru ntigira ikaro ntigira umucanga kandi ikindi ni imfashanyo wabwira uti imfashanyo yiba umuntu utarigeze igihe nari mbakeneye ndi umwana ngo bamfashe bigeze bamfasha nize amashuri nirwanaho nkora ubuyede nirwanaho kugira nubake Kigali aha niho navukiye kuri ubu butaka bwa Kigali aba bose bavuga gutya baje bahansanga ni Kigali ari ibitofu ndetse ari n'ibitoki kuba bahatuye rero kandi abangaba bavuga ngo batuye muri ayo mazu uriya utubwira agenda mu modoka miliyoni 80 inywa essence y'ibihumbi 80 ku munsi ngiye nyakorera ukwezi kose rero kuza gufata inzu yanjye bwa mbere abaza muri 2017 bayihaye miliyoni 8 sinanezezwa nazo subirishamo ngeze mu rukiko bavuze yuko nazo ari impapuro mpimbano kuko zidasinyeho n'akarere kandi naratanze amafaranga icyo ni igihombo cya mbere akarere ka Gasabo kaneje n'umujyi wa Kigali icya kabiri nirirwa mpangayitse hejuru y'ibyo nashatse nge naraguze ndubaka nubatse uwo mushinga wo kubaka amazu agezweho nta wari uhari kandi twari no kuyubaka niko batayatwigishije icyo gishushanyo baragifashe ubwabo bagishyira mu mufuka barakigendana bakima baciriritse bagira ngo bazaze kutwisasira kuvuga ngo amanegeka ni umukene ntago ari umuntu nimba ari amanegeka bajye gukura iriya sitasiyo ya esi iri hariya bakureho zino nzu z'umuturukiya zirasi mu gishanga bakureho Kibagabaga igice kimwe cyo mu gishanga icyo cyose ni amanegeka ariko bakuza kumfata ngewe tuye ku musozi ngo banyirukane ngo ni amanegeka inzu bayimbare miliyoni 8 ubigeze muri miliyoni 40 nimba igeze muri miliyoni 40 nibazane miliyoni 40 cye twicare ku meza tuganire mbabwire ibyo nshaka inzu za Nyagasambu zirari zigura miliyoni 15 z'amakadasiteri nagera nkatuzamo abana bawe kabatuza bakamera neza ese abana babo ko biga muri za green twebwe abacu bakwiga hano muri ketchup tuzahurira he barashaka noneho okay nibanyimure nabi umugore bazamuntunge ubabwira uti muzaze gutunga umugore wa Shumbusho mumujyane n'abana be mugende mu batuze kuko barya ibyo kurya njyewe nijya ari uko nabizi icyuya nkubaka nabizi icyuya ariko mvisha amagambo atubwira iriya nzu sinzu ni inzu mu nzu njye nubatse inzu y'ibyumba 4 na saro na saramanje irimo amakaro irimo umurimo parafo ifite n'amazi ku ruhande mvoma muri metero 5 ntago mvoma muri metero 100 n'umwana wanjye ajya ku ishuri riri hano muri metero 200 mu gihe bo barishyize muri metero 400 isoko riratwegereye ntago njye kuvuga ngo rero ngo imvura izanyagira ninyagira nkabona ngiye gusenyuka ndiyimu nijyana ntago umuntu angereraho gutura imvura se ziguye muri iki kinyejana kuva nava mu mujyi wa Kigali ni zinga imvura muri 1994 itaranyishe imvura yo muri za 1995 imvura yo mu bihumbi 2000 itaranyishe ruzagayura itaranwa yo muri 2005 iyi ngiyi zantwara ni bampa amafaranga binjirira impuhwe kuko ntago bangirira impuhwe batarigeze bazingira ndi umwana murakoze Imana babigisha ariko nahaguze miliyoni 25 ntaravugurura maze kwavugurura hafashe nka miliyoni 60 bagiye kumva bampa miliyoni 40 umugena agaciro wanjye ampa miliyoni 80 ariko bagiye kumva bampa miliyoni 16 yewe rwose nkurikije kwa ahantu hari hatunze abana banjye iyi nzu nini impa amafaranga 275
ruguru naho aho ntuye hampa amafaranga 1,105. Ntekereza ko aho ngaho niho hatunze abana banjye, nanjye ubwanjye niho hantunze. Muraho neza? Muraho nyakubahwa William. None se aha hantu iki gipangu cyawe mbona kirekire, nizere ko cyo kitari mu bisenywa? Ahangaha naho numvise mu gitondo umuvugizi wa leta IREME Kurarinda avuga ngo hano naho hari muzasenya. Mu by'ukuri bye byantangaje, byanteye n'agahinda. Urabona ahantu kuva aho uriya mugabo ahagaze, ngira ngo uramubona izi nzu zose z'ubucuruzi, uruhiseyo n'inyuma yiwe hari indi miryango y'ubucuruzi, kugenda nyakubahwa William kugera kuri iriya poto urayibona. Nyakubahwa William ngira ngo mwareba ibikorwa biri aha ngaha, ariko byantangaje cyane. Wakwinjira no mu rugo ukareba nk'uko muza kunsura, gatambuka nyakubahwa William, reba umutungo wanjye wose ukungana. Uhise muri iriya gate hari imiryango, ayo yose y'inyuma ni imiryango, ngira ngo urabibona uko amazu umutungo wanjye ungana. None uyu mutungo wose ungana utya, mbonye n'amazu atwetse ari inyuma, ari hari metero kare zingahe niba uzibuka? Ni metero kare 422. Harimo inzu imiryango ingahe rero? Iyi nzu ifite imiryango 8. Ni ukuvuga ko ari inyuma ari imbere hose iranije imiryango 8. Yego. Nkagaruka ku izi z'ubucuruzi nk'uko uzibonye inyuma gutyo uciye nyuma ya portail hano, hari indi miryango myinshi y'ubucuruzi. Zose zikaba zingahe? Zose ubwo ni imiryango 11. Iri inyuma aho ku muhanda nyine y'ubucuruzi kodeshwa. Nari inyuma? Yego. Bakubariye amafaranga afatika cyangwa waranyuzwe, cyangwa nawe uri mu bavuga ko bagiye bakora amazerima cyangwa bakagabanya kenshi? Wiriya ntabwo babaze hano hantu, baragennye kuko birengagije amabuye natabye mwaha nshyiramo iyi beto, ngira ngo urabibona, birengagiza inzu uriya ni amabuye n'amatafari, mbese birengagije ibintu byinshi cyane. Ni ukuvuga ngo baragennye, ntabwo babaze, bangeneye miliyoni 18. Urumva ibyo ahantu n'ubutaka bwonyine ntibwaba buguze izo ngizo hatarimo ibikorwa. Nanjye byanteye agahinda rwose, bintera n'umubabaro. None nyuma yo kumva amagambo, nta nubwo iyi nzu iri mu gishanga? Ntabwo iri mu gishanga. Iyi ngiyi ni parikingi, mfite amamodokari yanjye 4, ndaza nkayashyiramo. Imodoka zawe nye hano ni hagari rwose, bwo biragaragara ko zifite aho kujya. None se bavuga ko ikibazo hano hafite, hano hawe wenda buri wese bagiye bara ku ruhande rwe bakavuga ikibazo afite, aha hawe bavuga ko afite icyo kibazo. Mu by'ukuri ubu se bavuga se ngo hafite ikihe kibazo? Ari metero kare za borone ndazujuje, wenda nuko hatabayeho kubaka etaje nk'uko bo bavuga ko bashyiramo ama etaje, ariko nubatse uko nshoboye, ngira ngo iyi nzu si mbi nyakubahwa William. Izi nzu ntabwo ari mbi pe. Buriya ufite ahantu utaha hameze nk'aha, ukaba ufite imiryango y'ubucuruzi inyuma aho ngaho nk'uko wahaciye wabibonye, ntabwo rero kuri njye haranyuze. None ibi byose bakoze ukaba utabyishimiye, urateganya ko nibaza gusenya ikizakurikira ari iki? Wowe uzakora iki? Uzavuga uti nta kundi ukoze ibyo uko zitambirwa, cyangwa ari ukundi uteganya kubigenza? Nyakubahwa William, uko wenda nabivuga, ntabwo ahangaha dufite igihugu kandi igihugu kigendera ku mategeko. Ntekereza rero ko nyakubahwa perezida wacu atavuga ngo umuturage nasenyerwe, agenda ahubwo gusa bano baba babivuze baba bamuvangiye cyane, ariko we ku mutima we ntabwo iryo jambo yarivuga ngo abaturage ba Kangondo ntibagende basenyerwe, afata inzu nk'iyi ngo nisenyerwe nta ngurane ikwiye. Mu by'ukuri kuhava nanjye nabishaka, kuko ntabwo nakwigomeka ku buryo bw'inyungu rusange, ariko ntibampe ingurane ikwiye kandi mu mafaranga, kuko nyakubahwa William ahantu nakoresheje expertise yabo nagiye hejuru ya miliyoni 100. Ubwo rero miliyoni 100 bazimpaye narushaho gutera imbere,
ariko unjyanye hariya mu Busanza ubu mfobeje hasi ku buryo ntabasha no kuzamuka. Noneho rero reba mu by'ukuri mbese icyo byo kuvuga ni byinshi ariko ni ukwigiye wenda kitaragera cyo kubivuga. None se iyo uvuga ngo wakoresheje expertise ya miliyoni zirenga 100 bo bakubarira 18 kandi urumva wazagwiza wakubariye zitarakoze icyumba kimwe. baranyibye ariko gusa numva ngiye bazabisubiramo kuko numva nta buyobozi bwagumya gukora gutya, ntabwo byakunda. Se perezida we ntareba, perezida ni abamuha raporo bamuha izitarizo, baragenda bakamubwira ko byose mwabyemeye, bakamubwira ko mwashimye, bakamubwira ko ndetse abigenzi abibanze batangiye kwimuka. Icyo gihe rero iyo yumvise ko byose bimeze neza aranyurwa nk'umukuru w'igihugu ko abaturage bameze neza. Nyakubahwa perezida wacu bamuha amakuru bazi ko ari utuzu tumeze nk'imisarani ukuntu tubi, ntabwo bajya bafotora nk'inzu nziza ko amazu menshi arimo meza asobanutse, kuko ntabwo yabona inzu nk'iyi ngo yanabibazaho akavuga ati gute iyi nzu muri kuvuga ko yanabibaza, yabibabaza rwose akababwira ati ntabwo byumvikana. Rero nyakubahwa William, reka mwebwe nkamwe mugira Twitter ya perezida, mujye nk'izo ngizi mujye muzisunika mu babwetse, dore ba bantu banyarutarama bari gushaka kwimuka muri amazu bafite, bari gushaka kwimurwa ku mbaraga muri amazu bafite. Nyakubahwa William, rwose ndagusabye Twitter ya perezida mwe murayigira rwose, mujye ibi bintu mubimuha abibone, kuko bariya baba bashaka kuvuga ngo bagiye kudukamatiriza hamwe badusenyere, bamuha amakuru mabi. Ntabwo ari amakuru bamuha, ntabwo ariyo rwose. Kandi ntekereza ko perezida wacu aramutse abonye ibi bintu rwose yagira icyo abikora. Ni nayo mpamvu dusaba nyakubahwa wacu perezida ko ari we washyira iherezo kuri ibi bintu, kuko ubona abandi bayobozi bagenda barumagihwa ishyaka na Pluto ntuze uriya minisitiri w'ubutegetsi ntuza kaboneka yigeze avuga mu nama, turi mu nama aravuga ngo tuzaburana imanza ngo tutagituye. Rero buriya Imana iratuzimo hano, kandi Imana ni ukuri idufiteho n'umugambi. None se ntiyagiye akadusiga Shyaka na Stars nawe araza aratuganiriza cyokoze ibiganiro byabonaga we bifite, kuko aravugaga ati ndabizi ko mufitemo imitungo, ndabizi ko muri abantu b'abagabo basobanutse, akatuganiriza rwose. Nawe arenda agenda, ariko ntabwo yigeze ashaka kudushyiraho ibintu by'igitsuri. Rero ndasaba nyakubahwa minisita Gatabazi nawe ko yagerageza agakoresha amategeko, kuko ni abantu bize amategeko mu by'ukuri. Rwose kwica amategeko nkana kandi bayazi ntabwo ari byiza. Rero nyakubahwa Gatabazi akoresha ubushishozi, ese ubundi bazaze banadusura, kuko hari uburyo bakora nyakubahwa William, bagatuma abantu, ukabona umuntu agiye Nyabisindu afotoye ahantu harimo utuzi, haretse utuzi hasi, utwo ngutwo avanye Nyabisindu agahita aza akadukubita mu ishusho ya hano Nyarutarama. Noneho ibyo bintu ntekereza ko ari nabyo boherereza perezida, kuko abantu barafotora pe. N'ejo bundi hari abo twakubitanye hariya hepfo mu kiyaga, hari ahantu bari kugira ikintu cy'ikiyaga hava amazi hano muri Green ariho hazaza, twakubitanye n'abafotogarafe barimo bafotora ibyo bintu. Ntekereza rero ko nta minsi nk'itanu ishize, ntekereza rero ko ibyo bintu ari byo bafotora bakereka abayobozi bati mureba abantu aho batuye. Kandi twe ntabwo dutuye aho hantu mu by'ukuri. William uvuye kuri kaburimbo ugeze aha nta kizibu uciyeho nyakubahwa William. Niyo wakomeza ukigira hirya hariya imbere mu bandi baturage nta kiziba wabona. Sinibaza rero nyakubahwa William, iyo umuntu avuga ngo abantu batuye mu kajagari, ndagira ngo mbanze mubwire ikintu kimwe William. Hano barashenye za Kimicanga, za Kimihurura, bariya bose nta muntu wari ufite boro, ariko barishyuwe nyakubahwa William,
kandi nta muntu wari utereye Bruno wari uhari. Ariko biratangaje kuba ngo dutuye mu kajagari, abo nabo bari batuye mu kajagari, ariko gutura mu kajagari ntabwo bivuga ko utagomba kwishyura, ahubwo wowe iyo utuye mu kajagari uvamo noneho ugahabwa ingurane ikwiye ariyo mafaranga. Nyakubahwa uriya mahano naparikamo imodoka 8 wambwira ute ko ntuye mu kajagari? Akajagari kageramo imodoka se? Urakoze cyane ku gitekerezo cyawe no ku butumwa bwawe no ku byifuzo byawe. Icyo natwe dukora no kubutumikira abayobozi bazafata umwanzuro wanyu. Urakoze nyakubahwa uriya. Muraho neza? Nawe tubisanze hano, ese byifashe bite ibi byo kubabwira ko bagiye kubimura noneho ku itegeko ubone ku ngufu? Wabyumvise nawe cyangwa wabibwiwe mu magambo? Nabibwiwe mu magambo. Nta barwa nabonye yo kubimenyesha ngo bambe igihe cyo kwitegura. Abo babivuga ntibegeze bambwira aho nzimukira. Mfite ubuso bwa metero kare 441. Ubwo uhakeneye yaza akanzanira ingurane y'umutungo wanjye akahagumana nanjye akanyereka aho ngomba kujya. Metero kare 441 nibwo butaka ufite burimo amazu n'ibindi bikorwa? Yego. Uri mu bagiye mu nkiko cyangwa ntugeze ujyamo? Ntabwo nageze njya mu nkiko. Bategereje ingurane? Yego. Nibatayiguha se kandi bakakwimura uzabyakira iki? None se nyakubahwa muyobozi, utekereze ko ihohotera ritakiriho? Ni ihohotera nyine riraba ririho. None se utekereje ko nyakurwana na leta kandi ari papa? Ubwo nyine ni papa uraba uri kunika. Nanjye ntabwo nakugira inama yo kuhangana cyangwa ntabwo ndi buhangane rero. Ubwo aho papa arankira niho ndajya. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Ihorahabona Jean Dotier. Nanjye nkaba ndi umuturage wa Kangondo ya kabiri. Reka twigire hirya kubera bari abantu bari kubyina. Biragaragara ko leta yacu batubwiye ko ari leta y'ubumwe, ariko ikimaze kugaragara ni leta ya bamwe. Uvuga ngo ni leta y'abakire, ni leta y'abashoramari, ariko umukene n'undi uri mu nzira y'abukire uwo nta jambo afite muri kino gihugu. Iyi leta ni leta itubwira ko ari leta ikurikiza amategeko, ariko ikimaze kugaragara ni uko amategeko yo mu Rwanda ni amategeko yo ku rurimi gusa, ariko mu bikorwa ntayo. Rero iyi nama de yaje kudukoresha uyu munsi ni inama bakoze ku wa 4 ku itariki ya mbere, ndetse banzura yuko bagiye kuza gusenyera abaturage hano ku ngufu, ngo kubera ibiza biterwa n'amatungo. Ayo matungo nibo bayateje. Ibyo biza ntabwo iyi mvura ya 2022 ariyo mvura igiye kubirusha imvura zose zabayeho. Rero ibi ngibi ni bwa buryo bw'iyi leta yacu iyo ubwayishyigikira abashoramari, abaturage ikabatesha agaciro. Umushinga wa hano turabizi neza ko umushoramari yabaha amafaranga barayabahaye barayarya uko wayarenze ntubitubaze, ariko turabizi. Urumva barashaka kujya kudutsindagira mwariya mazu, ariya mazu yabo ubwo yavuga ngo ni inzu ngo zifite agaciro. Iriya nzara ata miliyoni 14,400 chamburete twoherejeho umugena agaciro yahe agaciro ka miliyoni 2.5 yayishyizemo amakaro, ashyiramo igipanda, asiga irangi, akora finisage nziza, ashyiramo inzugi zitari ziriya mbaho, ariko hatubana miliyoni 14,400. Kubera iki? Kubera ko bayibye. Ibyo uvuze igipanda amakaro n'iki birimo? Nta birimo. Ni ukuvuga ngo bo babiduhari bayishyize hari ari ibitafari gusa, kandi bajya no kuzubaka ndagira mbabwe nta twiye twumvikana nabo. Ntabwo twigeze tubabwira ngo baduhe ingurane ikwiye mu mazu. Ni ukuvuga ngo rero be kutuyoboza igitugu n'agahato. Turi abaturage. Iki gihugu ngewe nkimazemo imyaka 47. Ni ukuvuga ngo
kuva 94 kugeza uyu munsi amateka y'iki gihugu ndayazi. Ni ukuvuga ngo rero be kudufata nk'abaturage b'injishi batagira ubwenge baze baza badukubite ibintu hejuru bumve ngo turabyemera. Cyakora birashoboka ko ahangaha ariho impinduka zishobora kubonekera, kuko nta buryo waje ufata umuturage ngo uze uhamirize mu mutungo we yaruhibyunzwe nurangiza ugabira umushoramari. Iko ni agasuzuguro. Be kudusuzugura rero turabizi neza umuntu ashobora gupfa, bashobora kumwica, ashobora kumucecekesha, ariko twebwe ntabwo tukize guceceka imyaka ibaye 6 niba batubahirije amategeko bashyizeho. Ni ukuvuga ngo ndagira ngo nanabamenere ibanga. Ubu abaturage bamaze ni ukuvuga ngo rero ikintu mukimenye, kuko amakuru yose inama mukora turazimenya. Twarababwiye ngo abari mu izo nama ni bakuru bacu, ni babyara bacu, ni biswa bacu. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo izo nama mukora buri wese abazishimira. Rero gahunda yo kugira ngo mwambure umuturage ku gitugu n'agahato muhe umushoramari amafaranga yabahaye turabizi. Ziriya nzu yari yababwiye ko agomba kubaka inzu y'ibyumba 4 na saro, buri muturage wese akabona inzu y'ibyumba 4 na saro. Bakagaruka mu mafaranga yatanze bagaha umuturage ingurane ikwiye y'amafaranga abakurikije umutungo we arenga kuri bya byumba 4 na saro. Yego, ziriya nzu zari inkunga. Umuturage agomba kwimuka hano kubera umushoramari uhashaka, agomba guhabwa ingurane ikwiye y'umutungo we bakurikije uko umutungo we ungana. Umuturage akagenda yishimye, yashaka ajya kuba mu iyo nkunga y'inzu. Rero bituzishyiraho ubusambo, ubujura babudukureho. Turarambiwe. Niba bashaka ko tubavugiriza induru turayivuza, kuko gupfa umuntu avuka rimwe agapfa irindi, nta upfa kabiri. Ubwo rero icyo ngira ngo kindi nongera cyakongeraho, ziriya nzu inzu yitwa ya miliyoni 35 twoherejeho umugena gace ko twari twamuhaye imisiyo y'inzu ebyiri, inzu ntoya n'inzu nini. Inzu nini umugena gaciro yagiye agaciro ni inzu bagiye bubaka batashyizemo amakaro, na amatafari imbere n'inyuma akoteye, arangije ayiha agaciro iwe, ariko ashyiramo amakaro mwigena gaciro yakoze, ayikora ari inzu ya finisage yuzuye. Yafashe uko iteye ayibarira yuzuye, iwe ashyiramo ibyo batashyizemo, ashyiramo amakaro. Kandi we ni igipande nk'iki cyo ku mbuga, atera igipande imbere asigamo irangi, ashyiramo inzugi za metalike, ayikinga neza. Arangije aratubwira ngo nashyizeho n'igiciro cy'uko umufundi yibye sima. Inzu yafashe miliyoni 20. Bivuga none iyo ni 20 ikoze mu buryo bwuzuye. Ituzuye yaba ari zingahe? Ituzuye ayo makuru nayahaye umuhuza, kuko nge nagiye mu buhuza. Umuhuza amuha amakuru yose, arangije ambwa ati abataramenye umuhuza ni washyizweho kugira ngo ahuze urukiko, ahuze umujyi wa Kigali n'abari bari mu rukiko. Yego, umuhuza yaravuze ati noneho Jean de Dieu birumvikana ko iriya nzu kuri abayibaha ifite nk'agaciro, iriya yitwa ya miliyoni 35 ifite nk'agaciro ka miliyoni 12. Nambwa ati agaciro ifite ntabwo nshaka kukamenya, ngiye nguhaye amakuru y'ibyo bijyana n'agaciro twoherejeyo ibyo yakoze. Arangije yashatse kungisha imbaka, ndambwa ati none se dogiteri reka dufatire ku nzu yo hasi. Inzu yo hasi ubutaka n'ubwo umujyi, kandi nawe mwabyumviye ko escalier ngo ni za leta, imbuga ni ya leta, ariko noneho n'ubutaka yiranzu yicayeho n'ubwa leta. None mufite iki? Niba imbuga ari ya leta, escalier za leta, nta kintu gihari. Baratubonye abona imitwe yacu nyine rotameroni, nta bwenge burimo, bashaka kugira ngo badutekerereze, ariko si ukudutekereza ni ukutwiba. Ntabwo rero twiyamye ibisambo biri muri uno mushinga turabyiyamye. Twebwe turi abagabo dufite imiryango, kuba tuticaye kwa ziriya ntebe z'ubuyobozi si uko tudafite ubushobozi bwo kuba twayobora. Niba ubasha kuyobora urugo rwawe ntabwo wananirwa kuyobora igihugu. Niba ubasha kuyobora urugo rwawe ntabwo wananirwa kuyobora umujyi wa Kigali. Be kujya bicara rero ngo babone ngo twe tuticaye kwa ziriya ntebe ngo nta bwenge dufite ubwenge, ahubwo ubwenge bwabo baburengejeho ubujura. Rero mugende mutuvuganire, tingatinga bamaze kuzitegura. Murakoze. Ikindi nakongeraho nk'umuturage utuye Kibiraro ya mbere, imyaka tumaze ahangaha tudafite amahoro mu mutima ni myinshi, ariko nk'uko uriya muyobozi yavuze ngo bazaza ngo batwimure ku ngufu,
twebwe turiteguye ko ntabwo tuzabura kwimuka kubw'imbaraga zabo, ariko icyo tugutumye twebwe nk'abaturage ugende ubatubwirire ko wambaye umwambaro w'urugamba atirata nk'uwatabarutse. Bazaze turabategereje, Uwiteka niwe uzaturengera, twe tumama ko Uwiteka ko nta muyobozi n'umwe utarageze ahangaha usibye nyakubahwa perezida wa repubulika n'utaragera ahangaha, abandi bose barahageze birabananira, naho ataturengera Uwiteka azaturengera. Murakoze. you